Mwiriwe muraho nk'ibisanzwe ni Betty. Ndagushimira wowe tugiye kubana muri iyi video. Amahoro y'Imana bane nawe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe urutonde rw'amazina, amazina twasabwe n'abakunzi ndetse n'ubusobanuro bwayo nk'ibisanzwe. Gusa mbere yuko dutangira, kanisegure ku bakunzi bacu batwandikira badusaba kubashakira ubusobanuro bw'amazina ndetse n'ibiranga ba nyirayo mazina. Rwose pe mutubabarire cyane, gusa ibyo bintu ntabwo tujya tubikoraho. Impamvu tutabikoraho ni ebyiri. Impamvu ya mbere, dushobora kubona izina rimwe uyu munsi, ejo undi yadusaba irindi, ibiranga nyiri iryo zina ntitubashe kubibona. Bityo bikaba byatuma uwo tutabashije kubonera izina abifata uko bitari ntibimushimishe. Cyangwa se ugasanga nk'amazina ari gusohoka ubu ngubu, kubona ibiranga ba nyirayo mazina ni ikintu kigoye cyane, bityo ntitubashe kuyabona. Ugasanga tubajije izina ryo mu gihe cyo hambere tukaribona, ariko undi yatubaza iryo muri iki gihe ntitubashe kuribona. Bityo bigatuma wa undi tutabashije kubonera izina atabifata neza cyangwa se bitamushimisha, wenda agatekereza ko twabyirengagije kandi n'ukuri tutabyirengagije. Indi mpamvu nuko twese turabizi dukurira muri sosiyete zitandukanye, mu miryango itandukanye ifite uko ibayeho, ifite imico yayo n'imyitwarire yayo, cyangwa se n'imyitwarire tugenda dukura muri sosiyete hanze aha, bigatuma tubaho tudahuje imyitwarire cyangwa se tudahuje imico. Bityo ntago ari itegeko ko abantu bitwa izina runaka bagomba kuba bahuje imyitwarire cyangwa bagomba kuba bahuje karagiteri, kuko ntago baba barakuriye muri sosiyete zimwe. Ibyo byo rwose ndagira ngo turabyumvikanaho neza. Rero abantu bashobora kuba batabifata neza, badusabye kubashakira ubusobanuro bw'izina ndetse n'ibiranga ba nyiri iryo zina, ntitubikoreho. Iyo niyo mpamvu ituma tutabikoraho, kandi abantu mudakunze iki gisubizo mutubabarire pe. Ntago tuba dushaka kubaha ibintu bitari byiza cyangwa se bitizewe. Reka noneho twizere ko imbabazi mwaziduhaye kandi rwose twese twabashije kubyumva. Noneho kadukomeze n'amazina twasabwe n'abakunzi. Izina Frayere ni izina ridahita rigaragara inkomoko ndetse n'ubusobanuro, gusa rishobora gukomoka ku izina Frayere yo muri Suwede, rikomoka no mu Budage, rikaba risobanuye imana y'ikirere. Izina Fayere ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bufaransa ku izina Faye ndetse no mu Balatini, rikaba risobanuye kwizera cyangwa se icyizere. Izina Keniera ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bwongereza bwa kera, rikaba risobanuye ubwami bwiza. Izina Kersi ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa, rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye ubwato burenze cyangwa se intsinzi y'amato. Izina Leila cyangwa se Laila ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, ryakomoka no mu Baheburayo, rikaba risobanuye uwavutse nijoro, ryanasobanura iby'ijoro cyangwa se umwijima. Izina Sostene ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye gukomera, ryanasobanura umucunguzi. Izina Clever ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa, rikomoka muri Amerika, rikaba risobanuye umunyabwenge. Izina Favor ni izina ry'abahungu ndetse n'abakobwa, rikomoka mu Cyongereza no muri California, rikaba risobanuye impano y'Imana. Izina Jenny ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo no mu Bwongereza ku izina Jennifer, rikaba risobanuye umwuka wera, ryanasobanura Uwiteka n'umunyembabazi. Izina Antia ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye ururabo, ryanasobanura kurabya. Izina Leo ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Balatini no mu Baroma, rikaba risobanuye intare. Izina Phil Foden ni izina ry'abahungu, rikomoka ku mazina abiri Phil ry'abahungu ndetse n'abakobwa, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye ukunda amafarashi, ndetse no kuri Foden ryo mu Bwongereza bwa kera ku izina Foda, rikaba risobanuye intumwa cyangwa se umusirikare w'amaguru. Izina Shami ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu no mu Buyapani, rikaba risobanuye ubwiza,
ryanasobanura zahabu. Izina Aristide ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bufaransa no mu Bugiriki, rikaba risobanuye ibyiza birenze cyangwa se umwiza urenze. Izina Charite ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Balatini ku izina Charte, rikaba risobanuye umukundwa. Izina Joella ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo, ryakomoka no mu Bufaransa, rikaba risobanuye ngo yawe ni Imana cyangwa se nyagasani ni Imana. Izina Chartine ni izina ridahita rigaragaza inkomoko, gusa rishobora gukomoka ku izina Catherine ryo mu Bugiriki risobanuye ibyiza, cyangwa se ku izina Charmaine ryo mu Bufaransa risobanuye igikundiro, ryanasobanura indirimbo. Izina Rashmi ni izina ry'abahungu n'abakobwa rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye umurasire w'umucyo. Izina Vera ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Burusiya, rikaba risobanuye kwizera, ryakomoka no mu Balatini aho ryasobanura ukuri. Izina Anouk ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye imbabazi cyangwa se impuhwe. Izina Neila ni izina ry'abakobwa rikomoka Irelandi ndetse no mu Barabu, rikaba risobanuye umutsinzi. Izina Fedra ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye umucyo cyangwa se kurabagirana. Izina Axel ni izina ry'abahungu n'abakobwa rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ngo data niwe mahoro yanjye. Katugushimire wowe wabanye natwe, ntuzacwe na video ikurikira.